Byiza mwese mukomeje kurikirana Ndizinote, urubuga rubanyurizaho amasomo y'umuziki, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Turahanga kugira ngo duhugurane, ndahangaha kugira ngo mbafashe byose kubigendanye n'umuziki. Yes, uyu munsi hari ibintu nifuje kubazanira, hari ibintu nifuje kubabwiraho. Ni ibintu bigera muri bitatu byonyine ushobora kuba wakora niba ushaka kumenya kuririmba ko cyane nkuko nabibabwiye. Ahangaha twita ku bashaka kumenya kuririmba cyangwa se abifuza kumenya kuririmba. Hari ibintu rero bitatu ushobora kuba wakora bikaba byahindura imiririmbire yawe cyangwa se bikagufasha kumenya kuririmba. Ibi bintu bitatu biri serious kubera ko biri mu bintu byamfashije cyane, biri no mu bintu bifasha abantu benshi cyane. Ni ibintu bitatu byonyine. Ikintu cya mbere ugomba gukora kandi ukagikora uri serious, ni ikintu bita imyitozo ya buri munsi. Hari imyitozo ya buri munsi y'ijwi ugomba gukora, nkuko akenshi nkunda kubivuga, imyitozo niyo yonyine ifite guhindura ijwi ry'umuntu. Ntabwo ijwi ry'umuntu rihindurwa nuko yo yagiye gukora ibintu biri aho ngaho, cyangwa se ntabwo ijwi ry'umuntu rihindurwa nuko atakoze, cyangwa se rihindurwa nuko yifuje ibintu gusa ntabikorere. Ijwi ryawe rirahindurwa nuko wakoze. Ni ukuvuga ngo niba wakoze ijwi ryawe rirahinduka, niba utakoze ntabwo ijwi ryawe rihinduka. Rero ugomba kubikora mu buryo buri seriye kugira ngo ijwi ryawe rihinduke. Urasabwa imyitozo ya buri munsi, not imyitozo y'umunsi umwe. Abantu tubana kuri Ndizinote mfasha umunsi ku wundi, abantu mpereza amasomo umunsi ku wundi barabizi, mbasaba gukora imyitozo umunsi ku wundi. Ntabwo mbabwira ngo murakora imyitozo uyu munsi nimurangiza ejo mubyihorere, hoya rwose ntabwo byakora. Urakora imyitozo buri munsi, imyitozo buri munsi, imyitozo yo kuririmba buri munsi, imyitozo yo kuririmba buri munsi, imyitozo yo kuririmba buri munsi. Ubwo kugira ngo imyitozo yo kuririmba uyikore buri munsi, urashaka ahantu ugomba kujya. Bigendana no kuba uri ahantu runaka ugomba kujya kugira ngo iyo myitozo ya buri munsi uyikore, kandi uyikore utekanye, utuje. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kwitaho. Imyitozo rero, hari imyitozo ugomba gukora, atari ukuvuga ngo ni imyitozo nyine ugomba gukora gutyo gusa biri aho ngaho. Hari imyitozo ugomba gukora ya buri munsi, ariko hari itatu y'ingenzi. Umwitozo wa mbere narababwiye, unda kubabwira umwitozo witwa lip trill. Lip trill ni umwitozo w'ingenzi ushobora kuba wakora ukaba wagufasha. Iyo mvuze lip trill, ni ukuvuga ngo ufata iminwa yawe ugasa nkaho yibumba, noneho ugasa nkaho ufata ahangaha, noneho ugatigisa iminwa yawe. Yes, uwo mwitozo ni umwitozo wagufasha, kandi wagufasha cyane rwose, ibintu bikaba byahinduka. Uwo ni umwitozo wa mbere. Umwitozo wa kabiri ugomba gukora kandi ukawukora buri munsi ni uguhaminga. Yes, cyangwa se do re mi re do, do re mi re do. Yes, uko ugenda ukora iyi myitozo, ugenda uyikora umunsi ku wundi, ni ibintu bigufasha cyane kuba wamenya kuririmba. Yes, icyo ni ikintu cya mbere narindiho. Kora imyitozo yo kuririmba buri munsi. Imyitozo yo kuririmba utayifite, ushobora kureba mu mavideo nagiye ntanga, ukareba imwe mu myitozo natanze, imara iminota 5, imara iminota ingahe. Imyitozo yo twarayitanze rwose. Ugashaka imyitozo ukora wowe ukayikora buri munsi. Iyo myitozo uko ugenda uyikora buri munsi, ni buri munsi, ntago ari umunsi umwe. Buri munsi, wenda ukaruhuka nko ku munsi wa karindwi, cyangwa se ugashaka umunsi umwe wo kuruhuka, ariko imyitozo uyikora buri munsi bizahindura ijwi ryawe rwose. Niba ushaka kumenya kuririmba mu gihe gitoya, ikintu cya kabiri ugomba gukora, umva abaririmbyi kandi wumve abaririmbyi wumva ushaka kuba nkabo, cyangwa se wumva ukunze. Ndakubwiza ukuri, iki ni ikintu gikora cyane, ni ikintu cyankoreye cyane, kirafasha cyane. Kubera iki gifasha cyane? Kubera ko ibyo wumva uragenda ugahinduka nkabyo, cyangwa se ugasa nkabyo. Yes, niba uri gushaka kuririmba
nka Bruce Melody ushobora kuvuga uti ngewe album ya Bruce Melody ndajya downloading buri ndirimbo yose ashyize hanze, I can try kuyidownloadinga, noneho izo ndirimbo ukajya ukazumva bikaba byinshi, bikaba stock muri wowe, cyangwa se bigakreya amatwi yawe y'uburyo ushaka kubamo umuririmbyi wa nyawo. Icyo kintu nacyo nugikora ndakubwiza ukuri kizagukorera. Ikintu cya nyuma cya gatatu aricyo nakubwira ugomba gusorezaho, gerageza noneho kuririmba buri munsi nabo. Ririmba buri munsi ariko wirikodinga. Kwirikodinga bifasha iki? Kwirikodinga bifasha kumva tesa handi kubyica, cyangwa ahangaha ndimo ndabikora, ahangaha ndimo ndabikora, ahangaha ndimo ndabyica, ahangaha ndazamura, ahangaha ndashyira mu tuntu, ahangaha ndabigenza gutya, ahangaha ndabigenza gutya. Ibi bintu bitatu nubikora ukabikora neza kandi ukabikora buri munsi, n'ukuri rwose uramenya kuririmba kandi uramenya kuririmba neza. Wifuza ko waba umwe mu banyeshuri ba Dizzy Note, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description cyangwa kuri screen yawe, nkaba nagufasha. Mukomeze kugira ibihe